de ZOOM TV24. Kicukiro. Imyaka ingahe? 20. Mu byo bari kuvuga sex party wari ugiye gukora nicyo cyangwa? Hari pari yitwa private pussy party, ariko uko yari meze uko yanditswe siko abantu bayifashe, kuko kuri tike hariho maske y'ipusi, wari kwinjiramo yari kugura maske y'ipusi. Uze yuko bibeshyere bakwibeshye? Yego. Ibyo wari ugiye gukora noneho bitandukanye? Yari pari iri privé, yari kujyamo abantu 40 cyangwa barenga bakaba nka 50. Kandi njyewe nayipostinze kuri status yanjye WhatsApp, nago nayisharinze ku mbuga nkoranyambaga cyangwa kuri Instagram, Facebook cyangwa mu magroup. Nayishyize kuri status yanjye abantu bayikuraho. Bavuga ko ari party yari kuberamo kwimara ipfa mu bijyanye no so kwimara ipfa, kuko amafaranga 50,000 ntago yagura umukobwa ngo narye unanywe. Ariko abo bantu bari bateganyijwe 40 bari kuza, hari abakobwa bazababyinira bakicara bakareba nk'uri kureba fete, ari endroit nini yo kureberamo, harimo n'abandaground bashaka kwerekana impano zabo kugira bazizamure. Abo bantu 40 ni bande? N'abashuti banje kuko naye postinze kuri stat yanjye. Byari kubera he? Ntago twe twakahamenya. Bavuga ko ari inshuro itari ya mbere byari bibaye, byajyaga biba mu ibanga? No, nubwa mbere nari ntekereje icyo kintu. Ako subone kugitekereza byavuye hehe ku buryo? Nari nicanye n'umushuti wanjye, twari tuzi ko muri ejo habaye pari ya mask pari, sinzi na mwarabibonye. Rero twanze guhuza izina n'iyo pari ya mask gusa, ahubwo twebwe mask zacu zizari zipusi. Ntago kugeza ubu ngubu turabasha kumva mu by'ukuri kubishyiraho. Hari ahandi hantu ugeze ubibona mu Rwanda bikorwa? Ikibazo no kuko mwabifasha atari ko biri. Nuko mask yari kubimeze nk'injangwe ntabwo no gusanga. Yego. Bivugo iriya foto yawe iziritse. Nago ari njyewe, ni umukobwa wo hanze nk'uko wafata ifoto ya Nicki Minaj ukayishyira kuri afishe kugira ngo abantu babe interesse yo kuza. Bivuga ko umuntu wari kuza yari kujya yishyura 50,000 hanyuma agahabwa umukobwa basanga. Bisa nkaho bitubwiraho neza. Ibyo ngibyo buri wese yibwiye ibyo ashaka, kuko nta muntu n'umwe nabibwiye. Bishatse kuvuga ko n'amatike yasohotse yari no, yari real, ariko yari ariho mask y'ipusi. Bivuze ngo kwinjira no kugura tike. Iyo fete yari kubera he? Fete urabona ni ide yaje gutyo gusa, nago yari yakashyizwe mu bikorwa cyane. Twari tukigaho, nago twari twagashatsa n'izabera. Abakobwa ntabangaye cyangwa se abandi bafatanyije? Ni njyewe n'undi muhungu umwe. Abo bakobwa bari kujya babyinira n'abamansuzi babyina mu maklub asanzwe, baba bambaye, nago bambaye busa, bakaza bakababyina nk'uko wajya mu kabari ukishyura ukabareba. Mwari mwaragiranye ibiganiro? Oya, abakobwa nago twe twakavugana. Hari uburyo gusa hari uburyo usanga hari imico y'abana benshi cyane bifite bakunze gukodesha inzu, bamwe bakunze kubyita za sex party, bagakodesha inzu bagahurira. Ndakeka muri pari nanditse nta sex, ijambo sex ririmo. Hanyuma ko amatike y'50,000 yari gutandukanira ku cy'ibyo birori? Nuko umuntu wari kwishyura 50,000 twari gukodesha inzu ya etage, hejuru harimo abakobwa bari kubyina, hasi bakanywa bakarya n'iki, ariko batari kureba abakobwa bari kubyina. Ibyo byari kumara iminsi ingahe? Umunsi umwe, ijoro rimwe. No, nari nzifite ariko zitarajya hanze. Hari abantu se bari babikunze ubona? Yego, barahamagaye benshi cyane. Ubamuhamagaye harimo bavuze ko bababwiye ko muri ya matike 50,000 harimo no guhabwa umukobwa? No, ntabyo navuze. Umuntu aranibaza, ese abantu hari kuza ama couple cyangwa ntabwo mu byo mwari mwateganyije? Oya, twumvaga hatazaza couple. Byagomba kubera hehe? Endroit ni Kicukiro, ariko exact place ntabwo twayimenya. Ufite imyaka ingahe? Biragaragara nkaho uri muto. Ibitekerezo wabikuye he? Wabitekereje ute? Nuko nkunda showbiz.
ufite imyaka 20. hanyuma uriya mukobwa wari wambaye ubusa naziritse byo bisobanuye iki kuri publicité yawe? Uriya mukobwa ni umuntu nahaye nkorera fiche ariko ndamubwira ashyireho ikintu cya attracting abantu, we birangira yikoze kuri atabanje kunyereka ide y'umuntu agiye gushyiraho. Uyibonye urayishima? Navuze nakundi. Hanyuma wemera kuyitangaza? Wemera kuyishyiraho nyine abantu baranayikunda baraguhamagara? Yego. Hari amakuru avuga yuko Gusa bamamagaye narabasobanuriye ukuntu pari imeze. hari amakuru avuga yuko wigeze kujyanwa iwawa? Oya, nta wawe abakobwa ibaho. ubuzima busanzwe si usanzwe ukora iki? Usanzwe utegura ibitaramo? No, nibwo njye nk'ubundi nkunda ibitaramo, nkunda showbiz, kureba nyine ibintu biri kugenda bibaho mu Rwanda. Rero nanjye nashaka kubyinjiramo nkareba ko icyo ngicyo nibikunda nzankomerezaho. hari bamwe usanzwe nyine ukora iki? Narangije kwiga ndaho. kwiga iki? Nize ami des enfants aperugunga. Hari ibivugwa ko mwari mugamije gucuruza abakobwa. No, ntabwo ari ukubacuruza kuko ndakeka nta mukobwa wazana ngo umuzane umugurisha kuri 50,000. Ariko indaya bazihana 5. Njye nta ndaya ndi ya 5. Hanyuma wenda ukubwiye kutigeze ujyaho ariko nta n'ikindi kigungururamuco wigeze ujyanwa? Oya. Hanyuma buri mu nzego za polisi. Nta kintu wumva cyaha wakoze mu by'ukuri? Cyaha naragikoze cyo wenda gutegura pari ntabisabiye uburenganzira kuko numvishe ko babisabira uburenganzira, byaje ari ide gutyo mitanyikora ntabajije, gusa ubutaha nzabaza. Bivugwa ko nta sugi yari kuza mu gitaramo cyawe. Yesu. Sa nkaho bitubwiraho. Ntabwo mbizi ibyo by'amasugi kuko kuri tike ntabwo handitseho ngo hazaza abantu bari deviage. Wari gukurikiza iki kugira ngo urebe ko abakobwa bazamo batari munsi y'imyaka 18 byari kugenda? ID. Yeah. Bakoze. Nyibutsa amazina. Uyu mukobwa w'imyaka 20 ni ikihe cyaha akurikiranyweho mu by'ukuri? Mbere yuko tubabwira ibyaha akurikiranyweho ndagira ngo mbabwire ngo ese twebwe tumushaka twashakaga iki? Twebwe tumushaka twari tumaze kubona amakuru atandukanye n'amafoto atandukanye atambuka kuri social media, ariko tubona ari ibintu by'urukozasoni, ibintu biraho bibangamiye amifato meza cyane cyane mu ndangagaciro z'umunyarwanda, tubona bishobora kuza kubyara ibyaha. Mu rwego rwo gukumira biba ngombwa yuko dushaka kumenya uwabikoze. Ngira ngo mu mafoto mwabonye hariho na nimero ya telefone y'uwabyamamazaga. Mu gukurikirana rero uriya mwana w'umukobwa twaje kumusanga ahantu ari hamwe ibiyobyabwenge. Ibyo bitangira kutwereka isura y'umuntu ukora biriya bintu, noneho tutangira gutekereza icyo twakamukoreye mbere yuko tunatangira no kumukurikiranaho ibyaha. Yego araregwa ibyaha by'urukozasoni, hakiyongeraho n'ibyo by'ibiyobyabwenge, ariko mbere yuko dutangira gutekereza ku bihano ni byiza yuko tunatekereza no kuri rehabilitation ye, kumusubiza mu bumuntu no gutekereza neza. Haratekerezwa rero kumujyana muri rehabilitation center kugira ngo avurwe ihuye, nyuma yaho noneho agakomeza agakurikiranwa ku byaha yakoze. Fande mwasanze mwibihe biyobyabwenge? Urumogi. Itegeko rivuga icyo fande? Ingingo y'135 mu itegeko riteganya ibyaha n'ibihano byabyo iteganya ku byaha by'urukozasoni igifungo cy'umwaka umwe kugeza ku myaka 2, naho ku byaha byo gukoresha ibiyobyabwenge abinywa ndavuga urumogi ni igifungo kuva ku mwaka umwe ariko kitarenze imyaka 2 igifungo. Bamusanze i Nyamirambo. Bavuga ko ingingo zamuhana aramutse ashinjwa ibyo byaha, ariko kugeza ubu yari ari gutegura icyo gitaramo cyakira akaba yabihanirwa ate atabikoze? Igikuru ntabwo ari uko byagombaga kuba twakumiriye ko bibaho, ubwo nicyo cyari cy'ingenzi, ariko ntibujije yuko yanabyamamaje bikajya hirya no hino muri social media, bikajya mu bana, mu bakecuru, mu basaza, mu ngeri zose z'abanyarwanda, bigaragarira buri muntu wese yuko ibyo bintu atari ibintu by'i Rwanda. Hanyuma fande biravuga ko hari undi musore bafatanyaga nawe arabitwibwiriye, nawe mwana mufashe cyangwa cyangwa? Ibyo byose biracyakurikiranwa, nta nubwo ari n'ibyo byonyine, iperereza rirakomeza, dushobora kuzabona n'ibindi birenze ibyo. Hanyuma se afande mbere mu bibone cyangwa se
mu by'ukuri kuva uru rwego rw'ubugenzacyaha rwatangira n'ubwa mbere tubibonye nta n'ikindi gihe mbisi. Murasaba iki aba bari gutekereza ibitaramo? Urareba harakomeza kuza ibintu bitandukanye bisa naho bitamenyerewe, ngira ngo ubu ni uburyo bwo kubikumira. Uwumva wese atekereza yuko bishobora kumuhira mu gihe yaba bigiyemo ashaka kutuzanira imico y'ahandi idahura n'indangagaciro z'abanyarwanda, ntekereza ko abanyarwanda bose bari tayari kumwamagana. Hanyuma none ashobora guhamwa n'icyo cyaha cy'urukozasoni kandi igitaramo nta cyabaye. Ibyo ibikorwa yakoze nibyo bigaragaza icyaha yakoze, ntabwo twebwe tubimuhamya, urukiko nirwo ruzabimuhamya cyangwa rukamugira umwere. Afande niba numvishe neza ashobora kuzajyanwa imbere y'urukiko nyuma y'uko avuye muri rehabilitation. Nibyo dutekereza ko byaba byiza kurusha. Wenda akabazo kanyuma muravuga ko azajyanwa mu rukiko n'ubundi niko ubutabera buteganya, ariko andi makuru ava ku ruhande aravuga ko uriya mukobwa yakunze no kwisobanura, wenda avuga ko ibyo bavuga ko bari kuzasamanira muri cya gitaramo atari byo. Mwabyemeza mute? Ibyo ntabwo twanabyemeza, nta nubwo biri no mu nshingano zacu, ahubwo ikiriho ni uko icyo gitaramo cyakumiriwe, kandi ikindi ni uko nawe abasobanurira uko byagenze. Abo yaba yarabibwiye bose ntabwo ari ubugenzacyaha, twebwe dufite ibyo dufite mu nshingano.